kurya ngo uhage nurangiza wumve yuko ibyo bintu ari wowe wabyihaye ku mbaraga zawe. Wibuka imisozi wanyuzemo, wibuka amarira warize, wibuka ubutayu wanyuzemo, wibuka Uwiteka Imana aguhereza isezerano akubwira ngo ubu butayu uri gucamo, amagambo twasomewe, ubutayu uri gucamo ni ikigeragezo ndiho ndaguhereza kugira ngo noneho utangire urye kuri manu iyi myaka 40 niyozwa n'isukurwa. Kuko arimo aragutega abagore, arimo aragutega abakobwa, arimo aragutega inzoga, arimo aragutega intonganya, arimo aragushyiramo umutima mubi kugira ngo nugera mu rugo usakuze, umugore murwane mushwane ibibazo. Rero uretse imbaraga z'isengesho no guhatana no guhangana, bakristo bavandimwe, Uwiteka nashimwe. Ndabashimiye cyane mwe mwamaze gukora subscribe kuri Mutima Channel, kandi muraba agaciro cyane kandi muraba ingenzi. Uwiteka Imana rero ni ukuri aradukunda kandi adozaho ijisho bukeye n'uko bwije. Ndabashimiye cyane rero, yewe nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Ubwanyu ndetse no ku bwanjye bwite, bw'umuryango wanjye, ubw'abankomokaho, kubw'inshuti zanjye, kubw'isi yose, nabashije kwemera kwitaba n'ikarame. Databuja, ndaje mukorere nk'uko wampamagaye kandi ukampamagara ukuri, ukoresheje imbaraga zose zishoboka, ugakoresha abantu bagiye batandukanye bakangiraho bakambiriza ubutumwa, ijambo ry'Imana. Ndashimira Imana rero uyu munsi wa none kuko ntabashije kubikereza ritaciye mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, ahubwo nabashije kubyemera. Nawe udukurikiye birashoboka ko wakwitaba Imana, birashoboka yuko Uwiteka Imana yaguhamagara nawe ukitaba ikarame. Databuja, ndaje ndetse iby'isi nsize, ibyaha nsize, ibyari binshenguye umutima nsize, imiruho, umunaniro mwinshi cyane uri muri iyi si, ubundi ukitaba ukaza kwa Yesu Kristo, ku Mana Data aguhereza umutekano ndetse n'amahoro twese twifuza. Ku Mana rero niho hari ubwisho bukomeye cyane, niho dushobora gukirira inzara, niho hantu honyine dushobora kugama imvura cyangwa ikintu cyose cyaza gishaka kutwangiza, gishaka gutwarira ubuzima ndetse roho yacu cyangwa ubugingo tukazabubura. Murabizi uburyo ibintu bimeze hanze aha ngaha biragoye, ubuzima buraruhije cyane, abantu byarabacanze. Rero nawe uyu munsi wa none wifurije kuba waba muri uwo mubare uyoboka inzira y'agakiza, ubundi ukabona umunezero, ukabona ibyishimo abantu bose basenga bafite. Abantu basenga nta kindi kintu rwose bafite uretse ukwizera. Ukwizera rero kwa Yesu Kristo, cyangwa se ukizera Imana yawe ko yagukorera ikakugira neza, ni ukuri birakurema bikakugira undi muntu, ugahinduka musha, ubundi ukabona umunsi urije, undi ugataha, undi ugataha, undi ugataha, icumu kigashira umwaka, ukabona umwaka ubaye nk'iminsi 3. Mu gihe bamwe mu bafite ibibazo byinshi, abazengerejwe n'uburaya n'ubusinzi, babaye imbata y'ikibi, usanga umwaka babera nk'imyaka 1000. Ugasanga umunsi kugira ngo wire ni ukuri ni ibibazo, ugasanga isaha kugira ngo irangire bitewe n'uko uri mu bubabare, uri mu buribwe nyine, none se byarangira gute? Biragoye, ntabwo byakoroha na gato, n'isegonda n'umunota birakugora, kuko burya umuntu wese uri mu makuba, uri mu kigeragezo, bari kubara iminsi, akabona ntabwo iri kugenda, akabona neza neza ibintu byose ni mu gicuku, ijoro rikanga gucya, ijoro rikanga gucya, bikaba birebire cyane, bikaba ibibazo, ukaba ari saa 9, saa 8, saa 10, wapi bikanga, isaha kugira ngo izavemo bikanga, bitewe n'uko nyine uraremerewe, urarushye, ufite agahinda, umurwayi uri kwa muganga. Niko biba bimeze. Ubundi abantu bari mu byaha, abantu baremerewe, abantu noneho iyo wamaze kuribwa n'icyasasa ukagera ahantu icyaha kiri kukurya, biragoye, umutima wenda gusandara, ariko aho hantu ni heza cyane. Iyo ugeze ahantu icyaha kiri kukurya kikakurya, ukumva urariwe, ukumva neza neza, umutima uri kumwumangana akoze iki ngiki, aho ngaho ugeze noneho mu nzira nziza. Rero ndakwifuriza icyo gihe
uzajye ugira ubutwari bwo gupfukama usenge, nurangiza umutima wawe ureme mu cya cyumba cy'isengesho, Uwiteka Imana umubwire uti Nyagasani ndaje mbabarira. Kabone n'ubwo Satani yiteguye kongera kukubwira uti dore wari uri mu busambanyi, dore wari warabaye akahebwe, dore uyu munsi wa none kanaka wibuke yuko mufitanye gahunda. Gahunda ni iyihe? Ni ya yindi n'ubundi yo kukujyana mu rwobo mw'irimbukiro, cya kigare, bya bibazo, ya mafuti, bwa buraya, bwa busambanyi, bwa businzi. Igihe rero ngo twihana, buri gihe Satani aba ahagaze iburyo na Yesu Kristo nawe ari aho ngaho. Umwe ari mu ruhande n'undi ari mu rundi iburyo cyangwa ibumoso. Nuko Yesu Kristo ahanganye na Satani, nuko Satani akavuga ati dore uyu muhungu, dore ibi byose yakoze n'ibiki byose, gutya gutya na gutya gutya na gutya, ni gute yaza mu bwami bw'Imana, ni gute Yesu Kristo wamwemera? Kuko Yesu Kristo afite impuhwe, akitegereza uwo sekibi umwanzi kirimbuzi urimo urakurega ibibi, kuko arimo aragutega abagore, arimo aragutega abakobwa, arimo aragutega inzoga, arimo aragutega intonganya, arimo aragushyiramo umutima mubi, kugira ngo nugera mu rugo usakuze, umugore murwane mushwane ibibazo. Rero uretse imbaraga z'isengesho no guhatana no guhangana, uyu mukaritasi kugira ngo tumwikure biragoye, uyu mwanzi se w'ikibi Satani biragoye, ntabwo byoroshye. Rero nahawe kuko nta muntu n'umwe wagukiza kuva mu kibi, nta muntu n'umwe wagutabara, nta muntu n'umwe wakurokora uretse wowe ubwawe ufata iya mbere ukavuga uti Satani ndakwanze, sekibi ndakwanze, n'imirimo yawe yose n'imigenzo yawe yose mibi nanjye Satani ndakwanze. Nuko rero wamara kwanga Satani, Yesu Kristo akakubwira ati karibu ngwino. Kandi Yesu aba aturwanira intambara. Igihe abahagaze hafi aho ngaho bagushize hagati, Satani ari hariya na Yesu ari hariya, Yesu bari kureba Satani ari kumubwira uti koko uyu muntu n'uburyo yari yarazengerejwe n'ibiyobyabwenge, n'uburyo yari yabaye akahebwe, ubuzima bwe dore n'ubundi yari uwo gupfa. Ugahangara umwana wanjye ukamutega abagore, ugahangara umwana wanjye ukamutega inzoga, ugahangara umwana wanjye ukamutega ubutunzi, ukamutega intonganya, ukamutega ishari. Nta soni. Ata mwana wanjye ngwino. Ayo ni amagambo Yesu Kristo akubwira, abwira Satani igihe uhagurutse, ni ukuri uhagaze, ubundi ukabivuga wemye uti ndakijijwe, kizwa mu izina rya Yesu. Yesu arategereje, akuramburiye amaboko kandi ahagaze aharengeye kugira ngo akwakire umuryango w'umukumbi, mu ntama ziwe, za zindi zidafite ikizinga, tuzerekeza twese i Siyoni. Ndagushimira wowe umaze gukora subscribe hano kuri Mutima Channel, ntabwo wibeshe. Uru ni urugendo rukomeye cyane ndetse rworoheye abizeye Imana, ariko rukomereye abatizeye. Uwizeye nta kibazo, utizeye nawe reka tuzagusengera, ubundi uzaze umukumbi wakijijwe. Fata isengesho nonaha usenge wiherere, wibwire Imana ibibazo byawe byose, ubundi irakumva kandi nta kabuza, ni ukuri iragusanga. Reka dusome amagambo aboneka mu Gutegeka kwa 2 igice cya 8, aho rero umuntu aba yaramaze kugera hagera Imana ikakwihanangiriza ikavuga uti mwana wanjye ko nkutabaye, ko nkukijije, ko nkukuye mu bibazo, ko nkukuye mu makuba. Ubu koko ibi bintu uzabyubahiriza, ibi ngibi uzabyubahiriza, bizabyubahiriza. Iri sezerano ryanyu uzarikomeraho. Imana ikababara ikavuga uti ntabwo nakwemera yuko none uyu munsi wa none urihanye, umaze kwihana, uragarutse ugarukira Imana, birakunze rwose, seki wamunesheje. Ariko hari impungenge, Yesu Kristo araguhangayikiye, umwami Imana araguhangayikiye. Yesu Kristo donc ni nka kwa kundi umuntu aba abyaye akana akavuga ati akanya kanjye ewana nkafite amatsiko nikazakora. Imana irashaka ngo dukure mu Kristo. Niba twamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, tukabatizwa, tukava mu byaha, tukanga ikibi, tukanga abapfumu, tukanga imigenzo mibi, tukanga izo ngisombi zari zaratubaza, uyu munsi wa none Yesu Kristo akazi ke abasigaranye nako kuturinda sasa,
akaturinda kandi akaba nk'umubyeyi. Mu gutegekwa rero igice cya munani, mu gutegekwa kwa kabiri harimo ahantu Mose yihanangirizaga abantu be, bariya bantu akabihanangiriza ngo nuko amategeko yose mbategeka uyu munsi mujye muyitondera muyumvire kugira ngo mubeho mugwire mujye mu gihugu Uwiteka yarahiye ba sekuru banyu, kandi azabahaza uburambe ndetse icyo gihugu mugihindure. Aha hantu ni igihe Uwiteka Imana aba amaze kugusubiza, akagusubiza yarangiza uko gusubizwa se ni ukuhe? Igihugu aba agwaye kugira ngo ugihindure uyu munsi wa none ni iki? Ni kwa kundi uvuye mu byaha ukavuga uti nyagasani nubwo bitari binyoheye nakira agakiza, ariko noneho wamara gusenga, wamara kujya muri ka gakiza, wamara kwakira umwami Yesu nk'umukiza wagupfiriye buri kimwe cyose umaze kubitunganya, ubundi Uwiteka agahita agukubita mu gihugu cyiza gishasha. Ubundi niyo imigisha iramanutse, n'iby'ibiryo byiza biramanutse, ngurwo urugo rwiza ruramanutse, nta ntonganya zikirangwa iwawe. Yose si paradizo, si igihugu gishashe se ugezemo, uvuye muri bya rimbukiro, uvuye muri ka gahegeni hakurya. ngo kandi ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboye mu yindi myaka uko ari 40 kugira ngo igucishe bugufi, ni ukuri ikugerageze imenye ibyo umutima wawe yuko wakwitondera amategeko yayo cyangwa utayitondera. Nuko rero kwa kundi Imana idufata ikaducisha bugufi ikadushyira mu butayu, ni ukuvuga ngo igihe cyose uri mu bibazo uremerewe cyane, ubundi ni ukuvuga ngo urihana, wamara kwihana ubundi ukanyura mu nzira ndende cyane, mu nzira igoye, mu nzira ya yindi y'ubutita, aho uba uremerewe cyane ukavuga uti Kristo wese ko nansi ibyaha uyu munsi wa none noneho biragenda bite? Abana banjye bazarya iki? Nzambara iki? Bizagenda bite? Dore inzara n'ubundi nta kazi mfite kandi nakugarukiye. Wowe utuzi Uwiteka arimo arakugerageza muri iyo minsi, muri icyo gihe wayigarukiye. None se urashaka guhita ubona etaje aribwo ugikizwa? Ntabwo bishoboka. No mu buzima bw'isi iyo ugiye gushaka akazi barakubwira ngo banza ugire experience, ubundi ugenda uzamuka mu mushahara buhoro gake, bakomaho 5, bakomaho 4. Uwiteka Imana rero nawe ni gutyo, experience wamara kuyigira ubundi Uwiteka Imana akagira gute? Akakubwira ati mwana wanjye rero dore no bya bindi byose washakaga ndabiguhaye. Turaje tugende tubibona uko amasomo aragenda yiyongera muri iki gice, nuko Uwiteka azatugirira neza nitwubaha, nitwumva tukamushima kandi tugakurikiza ibye. Muhumure, ibi turimo ni ibigeragezo, ni ikigeragezo Uwiteka aba yaduhaye ngo aba arimo aratugerageza muri iyo minsi yo mu butayu. Ni uko ako gahinda urimo, abo bana bawe bakunaniye kandi wowe uri umukristo uri gushaka ngo umwana wawe akizwe, abana bawe bave mu buraya, bave mu busambanyi, bave mu nzoga, mu biyobyabwenge, humura, ntugire ikibazo, ntugire umutima wo kwihangana, ntubuke inabi, ahubwo uyobore inzira y'Uwiteka, ubigishe ko bukeye n'uko bwije. Aho ngaho ni ubutayu Imana irimo iragufasha, irimo irakugeragerezamo kugira ngo nibura ibone kwihangana kwawe ushingiye ku byo. Ngo nuko yagucishije bugufi ikurindira ko wicwa n'inzara, ndetse ikugaburira manu wari utazi n'abasekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo yuko amagambo yose ava ku mwami Uwiteka Imana ariyo agira gute? Ariyo amutunga. Aha ngaha rero urumva ko bimeze gutya, ibintu byiza cyane 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 cyane. Uwiteka Imana agucisha bugufi muri iyo nzira y'umusaraba. Wava gusenga kandi nta kintu wari ufite mu rugo, ni ukuri ukabona umuvandimwe umugira neza aje iwawe n'udushimbo bejeje udutonore akatukuzanira, ukajya kubona ukabona inshuti yawe magara guhamagara ati bose twaronze, none uyu munsi wanonohereza umwana bakamuhereza utuntu, akakoreza ka mobile money, ukarya n'abawe kandi wibuke ko nta kazi ufite, nta kintu na kimwe wari ufite. Uwiteka azakugaburira, aguhereze manu ba sogokuruza batigeze bamenya. Ubundi ijambo ry'Imana niryo dutunga, ntabwo abantu batungwa n'imitsima gusa. Njye ubabwira ubu ngubu gutya, nanjye ubwo buzima nabunyuzemo.
natangiriye kuri zeru, muri mwe ndazamuka, biragenda biriyubaka buhoro buhoro, birongera bisubira hasi pa. Ubundi mfatiriza ku ijambo ry'Imana, nyura mu iyungururwa, ndayungururwa, ndagenda ndayungururwa, nyura mu kayungirizo pe. Bya bintu biragenda, agakiza karagenda, ariko nza kuza kugarukira Imana, ndagaruka none uyu munsi wa none ndashimira Uwiteka yuko ndi kurya kuri manu. Nawe rero manu wayiryaho, manu wayirya, ariko iribwa n'abitonze. Ngo cya gihugu cyiza uzakigeramo azaba yarisha icyuya pe, uzaba warisha icyuya, uzaba waraswetize bihagije. Ariko nyine umunezero uhari ni uko abatabizi mwe mubibona nk'ibibambwe, mukabona biragoye cyane, mugakwepa gusenga. Ariko gusenga birimo agakiza, birimo kuruhuka, birimo kwizera, birimo byinshi, birimo manu, birimo kugaburirwa ijambo ry'Imana, ubundi ugakizwa mu mubiri, ugakizwa imbere, roho yawe ikaba ifite zeru mu ishusho ya Sekibi. Ndagushimiye wowe wamaze gukora subscribe kuri Mutima Channel. Njye nitwa Jean Marie, wamaze kwitaba Imana. Twahisemo neza. Ngo imyenda yawe ntiyagusaziragaho, ngo kandi ikirenge cyawe nticyabyimbyaga muri iyo myaka uko ari 40. Imeza umutima wawe yuko Uwiteka emeza yuko umutima wawe yuko Uwiteka Imana yawe iguha ibihano nk'umuntu wano mwana w'umutoya. Uyu munsi wa none Uwiteka Imana arashaka ngo tuyumvire, kabone n'ubwo nyine waba wateshutswe gatoya, wumve ko mu mutima Imana ishobora kugufata ikaguhana nk'uko umubyaha umwana we. Numara rero gufata Uwiteka Imana nk'umubyeyi wawe, nta kabuza ibintu bizagenda neza, ubundi Uwiteka azajya gucisha akanyafu. Nuko kwakundi rero iyo wakoze icyaha wihana, ukavuga uti Imana nakoze natukanye Imana Yesu Kristo, ukabura aho ukwirwa, bikaba ibibazo, ukabura umutekano. Icyo gihe rero umutima urimo urakurya, pfukama, nurangiza usenge wihane, kandi watura icyaha mu izina ryacu uko wagikoze, usaba imbabazi, nurangiza ubyuke ugende. Uwiteka azakubabarira, kandi nta kabuza azagira gute, azakugira neza. Ujye witondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe, ugende mu nzira ikuyoboye, uyubahe, kuko Uwiteka Imana yawe ikujyana mu gihugu cyiza kirimo imigezi n'amasoko n'ibidendezi birebire bitembera bidudubiriza mu bikombe no ku misozi. Ni igihugu cy'ingano na sayiri n'imizabibu n'imitini n'amakomanga. Ni igihugu mbese cy'imyelayo n'ubuki. Ni igihugu uzariramo ibyo kurya ntibibure n'umunsi n'umwe, uzagire icyo ukikeneramo. Nuko rero numara kumera neza, wamaze kumva yuko Uwiteka Imana ubwo buzima bwawe ya myaka 40, ubuzima bw'ubutayu bunyuzemo buri kimwe cyose, Imana izakugabiza igihugu kizaba kirimo imyelayo, cyeze gitemba amata n'ubuki, igihugu usarura amasaka, igihugu kizaba kirimo za sayiri n'amakoma, amasaka menshi cyane. Ni ukuvuga ngo rero hagati aho ngaho, none si umunsi wa none icyo gihugu kiri, ni wowe ubwirwa, ni wowe wamaze gusubizwa, ukaba warakiriye agakiza. Uyu munsi Imana ikaba yaraguhaye umugisha, ukaba uri muri etaje, ukaba uri muri ubwo buzima bwiza, abana bawe bakaba bose bayoboka inzira y'Imana, bakaba basenga, ukaba nta kintu na kimwe wigeze utanga. Ngo Imana ngo izakurindira, ntabwo uzigira wicwa n'inzara, ntuzigira wasonzera n'umunsi n'umwe, kuko wagize gute, wayubahishije. Turamanutse rero turebe icyo Imana idusaba ni ikihe. Nyuma yo kugira muri ibyo byose, nicara ngatengamara ngatuza, ngo narakoze buri kimwe cyose kigenda neza. Uwiteka Imana aradusaba iki? Aradusaba iki? Ngo rero ngo ni igihugu cy'amabuye y'ibyuma n'icy'imisozi wacukuramo imiringa, uzarya uhage, uzashimira Uwiteka Imana yawe igihugu cyiza yaguhaye.
ni igihugu, cya gihugu uzaba ufite n'amabuye y'agaciro, ugakebuka gutya ukavuga uti reka njye muri uriya musozi ho hariho zahabu, reka njye gushaka diyama hariya hirya, reka njye gushaka korutariya niyigezweho ku isoko. Uzajya uba uri kwihitishamo, ukahitamo umusozi ugiye gucukuramo ibyo ushaka. Abari mu mwuka bari kumva ijambo ry'Imana aho riri kutuyobora. Ndakwifuza ngo Uwiteka atuyobore mu mwuka, ubundi tubane muri buri murongo, ubundi tugende dusangira ijambo ry'Imana, dusangire ubutumwa ndetse n'ubuhamya aho Yesu yadukuye. Uwiteka azandinde kurya ngahaga, ubundi nkamwibagirwa, nuko ngaca nsubira aho navuye muri ya mirongo mibi ngo wirinde rero ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe, ngo utitondera ibyo yategetse n'amategeko yayo ngutegeka uyu munsi. Ngo nuko ku murongo wa 12 ahangaha mu gutegeka kwa kabiri igice cya 8 aragira hati ngo numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayajyamo ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye, uzirinde umutima wawe we kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Numara kurya ugahaga ntuzibagirwe Egiputa wavuyemo. Numara kurya ugahaga uri kubona izo ndogobe, uri kubona ayo matungo, uri kubona iyo misozi, iyo mirima, amazahabu warapatiye, ufite ubutunzi, ufite ibishyimbo mu nzu, ufite amasaka, ufite amafu, ufite sitoke ziruzuye, iduka ryawe riri gutera imbere, buri kintu cyose kigenda neza. Nurangiza ugenda wikomange mu gatuza, yenda komeye. Uzirinde kurya ngo uhage, nurangiza wumve yuko ibyo bintu ari wowe wabyihaye ku mbaraga zawe. Wibuka imisozi wanyuzemo, wibuka amarira warize, wibuka ubutayu wanyuzemo, wibuka Uwiteka Imana aguhereza isezerano, akubwira ngo ubu butayu uri gucamo, amagambo twasomye, ubutayu uri gucamo ni ikigeragezo niho ndaguhereza, kugira ngo noneho utangire urye kuri manu iyi myaka 40 niyozwa n'isukurwa, kugira ngo nimba naguhaye ibintu, nimba naguhaye amayetaje, naguhaye amazahabu, naguhaye ubwo butunzi, ntuzongera none gushukwa ngo bya bintu wabibonye utangire ushuka abana b'abantu, utangire ujye mu businzi, utangire ujye mu busambanyi. Wumve noneho icyaka kiraje, wumve irari rirabyutse, bitewe nuko wamaze nyine kugira ibyo bintu byose, ubutunzi buragwiriye, amazu meza uyatuyemo. Wumve watangira kurya iby'abakene kandi Uwiteka araguhaye ibyawe. Oya, Uwiteka arimo arabitubuza hano. Nitumara kurya tugahaga, nitumara kwigwizaho ubwo butunzi, tuzirikane aho twabukuye. Ngo nuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo igihe cyose umaze kugira icyo ugeraho, ubutunzi bwose wamaze kugeraho, nta kintu wakora. Aho wabukura hazi ni ku mavi, ubundi uzaburindisha amavi. Ijambo ry'Imana ribivuga. Uzapfukame nk'uko wabibonye upfukamye urusheho icyuya. Ndagushimiye wamaze gukora subscribe kuri Mutima Channel. Njye nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Ku murongo wa 15 waragira ngo ikakuyobora inzira ica muri bwa butayu bunini buteye ubwoba, burimo inzoka z'ubusabwe butwika nka za sikoropiyo, n'ubutaka bugwengeye butarimo amazi, ikagukurira amazi mu gitare kirushaho gukomera, ikakugaburira manu mu butayu iyo basokuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo igucishe bugufi, nuko ikugerageze ibone uko izakugirira neza ku iherezo ryawe. Urumva Uwiteka Imana aragerageza kukwibutsa, akakwibutsa ubutayu wanyuzemo, buri kintu cyose wagiye ucamo, kugira ngo ugere kuri ibyo byiza. Kandi ubuke yuko uyu munsi wa none basigukuruza ababyeyi bacu niba batakiriho, ntabwo bazi ikigutunze umunsi wa none. Oya,
Uwiteka rero ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none ntitukiringire ba sogokuru, ntitukiringire ba papa, ntitukiringire ababyeyi bacu, Uwiteka azatugira neza. Ntabwo bazaba bazi ngo dutunzwe n'iki tubeshejweho n'iki. Oya, umuntu abona abyara umwana, ariko umwana niyicira inzira nziza, ubundi njyewe nzapfa, wowe umubyeyi uzapfa, ubundi umwana wawe umurago umusigiye ni uwuhe? Muhereze isengesho, mushyire ku gusenga, mushyire mu gakiza, kugira ngo ubundi azabone mano ikwiranye n'umubabaro ari guca mu munsi wa none. Amagambo aboneka aha ngaha mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 8 ni meza cyane, narayakunze. Njyewe hari aho yangware naho yangije, navuga nti reka nze nyabaganirize nyabasangize. Ngo ahubwo uzibuke Uwiteka Imana yawe, ngo kuko ariyo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi, kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranije indahiro na ba sekuruza banyu, nk'uko irikomeza muri iki gihe. Niwibwira rero ngo Uwiteka Imana yawe igahindukirira izindi mana ukazikorera, ukikubita hasi imbere yazo, uyu munsi ndaguhamiriza yuko utazabura kurimbuka. Aha ngaha ku murongo wa 18, reka tukurikire no mu murongo wa 19 twumve uko ibintu bimeze. Igihe cyose nutazubahiriza amategeko y'Imana, numara kurya ugahaga, warangiza ukibagirwa, ukadamarara, umukene yatambuka ngo dore kiratambutse, umushonji yatambuka ngo dore kiratambutse. Iyo modoka waba uyifite, wanyura ku bantu ukabatera amazi, akaba ari wowe uhinduka ugira urutoto, ari wowe ushyira abantu stress mu buzima busanzwe. Watambuka ati dore cya gikire cy'ikigoryi cy'igihemu cyazengereje abantu, dore wa mu boss mubi. Uwiteka Imana rero wibuke ko hari aho yagukuye mu butayu bwari bukakaye. Noneho aha ngaha aya magambo muyakurikire, ngo ahubwo uzibuke Uwiteka Imana yawe, ngo kuko ariyo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi, kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranije indahiro na ba sekuruza banyu, nk'uko irikomeza no muri iki gihe. Rero ngo niwibagirwa Uwiteka Imana yawe, urumva ngo niwibagirwa Uwiteka Imana yawe, wumve akaga tuzahura nawe. Wibagirwa Uwiteka Imana yawe, ugahindukirira izindi mana ukazikorera, ukikubita hasi imbere yazo, uyu munsi ndakurahirira, ndaguhamiriza yuko utazabura kurimbuka. Ntabwo Uwiteka noneho azaba agifite n'imbaraga, nta nubwo azaba akinakwitayeho. Niwibeshaho ugahindukira ukajya mu bigirwamana, ugasura muri bya bibi, ukivura ubuto, uzaba ubaye akahebwe. Noneho ubundi izaba irambiwe nyine, izavuga uti uzanarimbuka. Uvuge yuko yadusabye ko nibura igihe cyose tugize n'ikosa dukora, tujye twibuka yuko ari umuremyi wacu, tuyifate nk'umubyeyi, kandi twemere mu mutima, twemeze umutima wacu yuko yaduhana nk'uko ubyara umwana we. Amagambo hano asoza ku murongo wa 20 avuga ngo nk'amahanga Uwiteka arimbura imbere yanyu, niko muzarimbuka, kuko muzaba mutumviye Uwiteka Imana yanyu. Aha ngaha ni ukuvuga ngo rwose tuzaba tubaye ibivume, uzaba ubaye ikivume. Uwiteka Imana gukiza akaga nurangiza, kandi abantu benshi niko tumeze, abantu benshi niko bameze. Ukamara kubona ibyo ubona, wamara kubona ibyo ubona, ugahita wibagirwa aho wabikuye, ugahita wibagirwa imisozi wagiye, ukibagirwa za Kanyarira wuriye, ukibagirwa za Ndabirambi wazamutse, ukibagirwa ubutayu wanyuzemo, ukibagirwa uburyo abana bawe barembye Imana ikagutabara, uburyo wasenze ukiyambaza amahanga, ukarira amavi yawe agakongoka. Yesu Kristo utabara. Ariko ndakwifuriza uyu munsi, nuko iyi ni imbuzi, uyu ni umuburo ukomeye cyane, nuko twihanangiriza ku rwego rwo hejuru. Yesu Kristo abane nawe wowe duteze amatwi. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, uri uw'agaciro gakomeye cyane. Kora subscribe none aha ngaha kugira ngo ijambo ry'Imana ritazajya rigucika.
Je nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana kandi ndabakunda. Iyi ni Mutima Channel, niba warakoze subscribe ndagukunda cyane, turabakunda cyane, niwo musanzu ukomeye cyane kugira ngo ubutumwa busakare. Yewe ntabwo nagira icyo nishoboza n'abafite, murabe ingenzi, kora subscribe runanga, ukore share, ukore comment kugira ngo tumenye ko ubutumwa tugiye kubategurira bubageraho kandi bukageraho bubakura. Umuntu wese wumva ko afashijwe n'ubutumwa ni ukuri natwandikire aduhereze n'igitekerezo turacyakira. Ndabashimiye cyane, Uwiteka Imana abane namwe, murabe agaciro kuri twebwe. Ciao ciao, nitwa Jean Marie namaze kwitaba Imana.